sinaba nkirimbutse kubera Mana wambabariye ukankura mwirimbukiro unyita umuragwa w'ijuru. icyo ngutegerejeho ni kimwe Yesu, kuko ibintu uri mu ijuru bitegura ndangiza icyo wampamagariye, uzansoza iwawe amahoro. ndangiza icyo wampamagariye, uzansoza iwawe amahoro. Gukorera Imana ni byiza cyane iyo ubikoze ubikunze. Korera Imana gusa ureke gutinya ibiguhiga, nubwo imiraba ari myinshi mu nyanja humura Imana iradutabaye, kuko ari karuhura ntiyakemera kudutanga mu maboko y'ababisha kuko yadukomeyeho. Gukorera Imana ni byiza cyane iyo ubikoze ubikunze. Korera Imana gusa ureke gutinya ibiguhiga, nubwo imiraba ari myinshi mu nyanja humura Imana iradutabaye, kuko ari karuhura ntiyakemera kudutanga mu maboko y'ababisha kuko yadukomeyeho. icyo ngutegerejeho ni kimwe Yesu, kuko ibintu uri mu ijuru bitegura ndangiza icyo wampamagariye, uzansoza iwawe amahoro. ndangiza icyo wampamagariye, uzansoza iwawe amahoro. Abarira nimwihanagure gutabarwa kurabonetse. So ubundi murarizwa n'iki utayihinganye ko atayishira? Ibuka Yesu atinda kujya kwa Lazaro kugira ngo bibanze bimugereho, ariko nyuma yarigaragaje. Humura nawe Imana iratabaye. Barira nimwihanagure gutabarwa kurabonetse. So ubundi murarizwa n'iki utayihinganye ko atayishira? Ibuka Yesu atinda kujya kwa Lazaro kugira ngo bibanze bimugereho, ariko nyuma yarigaragaje.